Yes, ni breaking news mbere ko ngira icyo ntangaza ndetse mbere ko twumva n'ijambo rya RUGAJU REAGAN. Reka nze gato tuze kubanza tunyure mu itangazo RDF imaze gusohora kano ka mwanya. Ese ko ibintu bihise bisa nkaho bicurama ndetse kandi bigasa nkaho bihindura isura, biri buze kugenda gute? Ese niki kiri buze kuza kuba cyakorwa? Ikindi uribaza ngo ese iyi nkuru ubundi teyite byagenze gute, inkuru nyamukuru igenze gute aka kanya. Mbere ko mbikubwira gato banza wumve iri jambo uyitonze, abahanga mu bazi ibigendanye n'iki kibazo murahita mwumva ikibaye aka kanya. Ikaze wowe ukunda RUGAJU REAGAN Sports, byari igihe kinini tutaganira ariko kandi murabizi ko iyo bibaye ngombwa hari ibintu bifatika turagaruka tukaganira. Ndanababwira yuko rero ku mpamvu za Yes, reka nongere mbasuhuze nanone. Reka rero mbere yuko tujya mu bintu byinshi cyane, ahubwo munyemere gato cyane tubanze dusome itangazo rimaze guturuka n'ubundi kuri RDF cyangwa se Rwanda Defense Force. Ni itangazo rigenewe abanyamakuru nk'uko umutwe w'iri tangazo uvuga. Tariki 5 Kanama umwaka w'2025 hasohotse itangazo rigira ritya: ubuyobozi bwa RDF Rwanda Defense Force buramenyesha ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera abofisiye babiri ba RDF hamwe n'abasivile 20. Hano hantu mbere ko dukomeza mubanze muhumve. Baravuga bati hakurikiranywe aba ofisiye babiri ndetse by'umwihariko n'abasivile bagera muri 20. Gusa kuri iyi ngingo benshi batangiye gutangaza ko n'abantu basivile bashobora kuza kwiyongera. Rero kote ya RUGAJU REAGAN ndetse na Ricardi akaba umunyamakuru wa SKFM, ni radio nshya rwose ya maze kumenyekana ikaba akimenya bose ndetse muri bose. Ni radio ya Sam Karenzi ariyo nyine SKFM, nibo bantu batangiye kumenyekana mu bwa mbere muri iyi case. Mu bantu bazwi rero ubwo harimo uwo bita Ricardi akaba n'ubundi umukozi wa SKFM, ndetse muri abasivile 20 ariho hazamo RUGAJU REAGAN, nawe agahita yinaga muri iyi case. Hakazamo ndetse n'umufana mukuru cyangwa se ukuriye abafana, nguwo nta wundi ni Jagwani, nawe akaba n'ubundi ari muri iyi case. Ubwo rero abagera muri 17 basigaye bakaba ari bamwe n'ubundi mu bakozi ba Rwandeya nkuko byagiye bitangazwa. Reka tuane dukomeze ndetse tunakomeza iby'iri tangazo. Baragira bati bakurikiranyweho ku byaha bakekwaho bakoranye n'aba ofisiye, ubwo niba abasivile bagera muri 20. Aba bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho bikurikira. Ahantu muhumve neza. Icyaha cya mbere kiragira kiti ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe. Ikindi cya kabiri ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta, icyo uwo mutungo wa leta utemerewe. Ibyaha bakurikiranyweho bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege kuri konte ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. NB icyitonderwa nk'uko bitegekwa n'itegeko, abasivile iyo bakoranye icyaha n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera bwa gisirikare bakajyanwa mu nkiko
za gisirikare, ntabwo baburana by'umwihariko nk'abasivili. Iyi ngingo rero reka gato cyane wumve uko Kasitari ayisobanura, ndetse n'iyo bamaze gusohora wumve uko abasesenguzi bagenda babihuza. Baje no kugenda amakuru naje kumenya nuko haje kubaho imikoranire isanzwe n'izindi ndege ikigo cyacu dukunda cya Rwanda yakigirana n'izindi agence z'indege. Pareka abo bantu bagiye na Egypteya. Icyo gihe byaba bivuga ko Rwanda izavugana Egypteya, amatike aboneke, urumva Rwanda isanganywe imikoranire n'inzego bwite za leta zirimo na minisiteri ya MINADEF. Niba rero mu buryo n'ubundi isabwamo amatike turimo turabyumva, byanditswe bikavuga ngo aba bantu bashyirwe ku mugereka nabo mu mashakira amatike, automatique mu bivuga ko bahita bibyara umwenda hagati ya MINADEF na Rwanda. Ndereke natabyumva akazongera kubimbaza nge ntago nzamwemerera ko ndimo kubyumva. Icyaje kubamo rero mu gihe ibijyanye na delegation y'abantu bari kuri system, MINADEF yarishyura kiriyaringa n'umwenda ntiwatinze. Kera kabaye rero ngo biza gutungurana, urumva habonetse ukwishyuza kuvuye muri Rwanda ku ilisiti y'abantu bari out of system, urumva byakozwe mu by'ukuri n'abantu wavuga n'ubundi bari basanzwe bakorana na Rwanda ntabwo wayirenganya, ariko bitigeze biba declared mu nzego nk'izo delegation ya mbere yanyuzemo kugira ngo yemezwe. Mu by'ukuri byanyuze muri njia ya panya, ariko biza kurangira bibaye umwenda wa institution. Havugamo ko ngo ari hagati byaba bigera ku bihumbi 70 by'amadolari, ubwo urumva nasaga miliyoni 100. Tugiye mu ivunjisha rya none. Bihageze bati bishoboka biteketse delegation yacu yagiye mu Misiri n'ibiki, ntago mubizi ko tuzajya dutinda se ntibyishyuye n'ibiki, dore ni impapuro twabishyuriyeho. Baterega ntago ari ibyo twishyuza. Hari undi mugereka waje kuza uzamwe n'abangaba n'iki gihe bigera uko nguko bingana uko nguko, dore ni murebe. Se twagira ku rwego se niba ari n'abafana bagiye batoranyijwe bate, niba ari abandi banyamakuru bagiye ku mugereka bagiye bate, ibyabaye ibi bintu ko tubona bitanyuze mu mucyo. Murabyumva? Ubwo internally muri MINADEF bajya gukurikirana ngo bamenye uwo mugereka wageretswe ute. Urumva ko ikibazo gitangiye kuvuka. Therefore ntari najya kure rero mubaze mwumve ko abanyamakuru murimo kubabona kubera ko tuba twaragiye ku kabarore, nuko haba hari itsinda ry'abantu ariko bamwe bagaragara bahora kuri radar akabari bo mwabonye. Iki ntabwo ari ikibazo cy'abanyamakuru, ni itsinda ry'abantu benshi bose baguye. Yes, ni itsinda ry'abantu benshi rirebwa n'uwo mugereka. Abo banyamakuru murimo mugarukaho uwo muvugizi, urabona nk'ubu amafoto yose uraza kubonaho abo bari muna bacu b'abanyamakuru, ubonaho n'umuvugizi w'abafana ku ruhande rwa APR FC. Aba impamvu nuko nibo bagaragara muri media, nibo bagaragara muri social media, nibo bagira n'ibiki ofete ni catalyzers, urumva niyo mpamvu. Ariko ni itsinda rigari rirebwa n'uwo mugereka. Ni itsinda rigari riri ku mugereka, yego, rikaba rizira ko ryagiye kuri uwo mugereka. Oya, abyumvikana ari muri telefone uri kabisa. Urumva ikibazo ni ukuvuga ngo hari umugereka, yego, mu by'ukuri wageretswe n'abantu, by the way n'abo bantu barimo bavuga bakoze uwo mugereka bakanabujyana bakabushyira ku mwenda wa institution, nabo barafunze. Uwa mbere ni Madame Georgine. Urumva ibijyanye na numvisha bagaruka ku izina rya Fande Penina, gahunda ye ntago mbizi, yaba ari mu gukurikiranwa yaba agirwa n'ibiki ntago mbizi, niba nabari mu gukurikiranwa ntago mbizi kuko ari wakoranaga na Georgine. Ubwo ndavuga abo nabonye, yego, kuko Georgine ari mu ikipe, ubundi ari muri MINADEF. Abo bose iyo linye niyo igeza n'ubundi ubusabe bujyanye n'amatiki aho bugomba kugera. Therefore yaje nk'umugereka. Now icyaje kuba ni ikihe rero?
iperereza ririmo gukorwa rero ni irigomba mpaka rizagaragaze uburyo abo bantu baje kumugereka koko bari bishyuye ayabo, kuko aho ruzingiye urumva ni uko hari abantu urumva batsimbaraye ku kuvuga bati no, twebwe turaza kugaragaza ko uyu mugereka wanyuze muri komande ofisiyeri cyangwa se wari wemewe urumva, ariko amafaranga yakiriwe nta nubwo tuza kwemera ko yakiriwe, ntabihakana rwose, kuko ntaho byanditse nta bimenyetso n'ibiki byose. Urabyumva, ntaho byanditse. Ikibazo rero aho kizingiye cyangwa se iperereza mpaka rizamenye niba amafaranga yaratanzwe koko, niba yaratanzwe n'abo yahawe, abo yahawe ubwo nibaza kubona ibimenyetso wenda bibafata bazemera ko ayo mafaranga ba nyir'ubwite bari barayishyuye, turabyumvikana. Niba barayishyuye n'ibinaba ngombwa nabigarutseho rwose, navuze ko it's a hefty yabigera ku bihumbi 70 by'amadolari cyangwa se asaga miliyoni 5 y'abantu bagiye bakusanya ubwo buryo bwabo. Abantu rero bo bakavuga batarika amafaranga twarayatanze kandi twayahaye kanaka arayakira, kanaka tireka aba bantu ku buryo bw'imena amategeko rwose byaranzuye ko bajya kumugereka, ahubwo mukabyaramwe ikigo nikishyure, kandi byakuzwe twari tubifitiye ububasha n'ibya mbere nitwe twabikoraga n'ibiki byose. Abandi batarika ibyo bintu byo ku ruhande ntago bizwi, dore ikiri ofisiyeri ni iki ngiki, mpaka bizagaragare rero ko abantu mu by'ukuri yari organization yo ku ruhande kitari igitangaza, ariko ko biyishyuriye ku ruhande rwabo bitaza kuba umugogoro kuri institution. Abo rero bamwe abo cyane cyane abo bari abakozi urumva, icyo gihe baba bashinjwa mu by'ukuri byaba ari ubucuruzi bwa ministerial asset. Kuri iyo mikoranire nta matike ya minisiteri mu mikoranire baba baracuruje ku giti cyabo atari mu buryo busanzwe bumenyereye. Abashyizwe ku mugereka bo bagashinjwa iki? Abashyizwe ku mugereka rero ikibazo cyabo ni iki ngiki, sibyo? Niba mwaragiye uwo mugereka mwawugezeho gute, mwipangiye gute kujya muri gahunda zo kwishyurirwa n'urwego bimeze bite, na cyane cyane ko ibyo bavuga bishyuye bitarimo bigaragazwa.